Bakunzi ba Mbugunes TV nongeye kubasuhuza, ndabaramukije cyane, ndabifuriza umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba abari mu bihugu bya Afurika, abari muri Amerika, Aziya, Australia ndetse n'umugabane w'Uburayi. Ndabifuriza umunsi mwiza kandi akazi keza ku bantu mwese mufite akazi, namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda. Iyi mukurikirana rero ni Mbugunes TV, njye mugiye kubana nayo mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ikiganiro kivuga ku mukozi w'Imana witwa Stefano, uko yarwaniriye guhamya kwiwe, ararenganywa agira n'aho aterwa amabuye azira ijambo ry'Imana, ariko arinangira kuva kuri Yesu. Urupfu rumubera ikintu gikomeye cyane ku buryo yanyuze mu bubabare bukomeye bwo guterwa amabuye, ariko atumbira mu ijuru, yanga kuva ku Mana. Aribyo natwe dukwiriye kugira uburyo ki tuzajya twigira abantu nka ba Stefano, twemera kunamba ku Mana, ntihagire ibiduca intege. Muraho neza bakunzi ba Mbugunes TV. Uyu munsi turavuga ku mutabazi wa mbere w'itorero rya mbere, Stefano, umuntu w'inyangamugayo wuzuye umwuka wera n'imbaraga z'Imana. Ni inkuru ikomeye kandi ibabaje, ariko yuzuyemo isomo rikomeye ku bantu bose bifuza kuba indahemuka ku Mana kugeza ku musozo. Rero Stefano ninde? Stefano ni umwe mu bagabo barindwi batoranyijwe kugira ngo bafashe mu gufasha abapfakazi no gukemura ibibazo by'itonesha mu itorero. Bibiliya imusobanura ko yari yuzuye ukwizera n'umwuka wera, tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 6 umurongo wa 5. Yuzuye ubuntu n'imbaraga, yakoraga ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye mu bantu. Yari umuntu ufite isuku y'umutima, yarangwaga no kuvuga ubutumwa butaziguye, yari atinyutse nk'abahanuzi bo hambere. Gushyingwa, gutabwa imbere y'inama nkuru, Abayahudi batangiye kumugiraho ishyari kubera ko ubutumwa bwe bwari bukomeye. Batangiye kumubeshyera bavuga ko atuka Mose n'amategeko. Baramufashe bamujyana imbere y'inama nkuru. Bibiliya ivuga ngo bari bicaye mu nama bose bamuhanze amaso, babona mu maso he hasa naho umumarayika, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 6 umurongo wa 15. Ijambo rye rikomeye, icyigisho cyamuranze. Stefano yasubije abamushinjaga babwira amateka y'Abayisiraheli kuva kuri Aburahamu kugera kuri Yesu Kristo. Agaragaza uburyo ki banze abahanuzi bose n'uburyo banze umukiza. Yarababwiye ukuri kutabaguye neza. Mwica abahanuzi, none na Kristo w'Imana mwamugurishije mukamwica. Mwahawe amategeko n'abamarayika, ariko ntimwayakurikije. Nuko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 7 umurongo wa 51 kugera muri umurongo wa 53. Ibi byabateye uburakari bwinshi cyane. Urupfu rwe n'ubutwari bwe rero, mu gihe barimo kumutuka no kumutera amabuye, Stefano yubuye amaso, mbona ijuru rikinguye kandi umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 7 umurongo wa 56. Bashatse gutuma aceceka, baramutera amabuye kugeza apfuye, ariko yitabye Imana asenga. Mwami Yesu, akira ubugingo bwanjye. Mwami bababarire iki cyaha. Mwami ntubababarire iki cyaha gikorwa. Nk'uko tubisoma mu bice Byakozwe n'Intumwa ibice 7 umurongo wa 7. Yapfuye nk'uko Yesu yapfuye. Hano haravuga ngo
bashatse ko yaceceka bagumya kumutera amabuye kugeza apfuye, ariko yitabye Imana asenga avuga ati mwami Yesu akira ubugingo bwanjye, mwami ubababarire iki cyaha gikorwa. Murumva ko yabasabiye imbabazi, yapfuye nk'uko Yesu yapfuye, atanga imbabazi, ashyira ubugingo bwe mu maboko y'Imana. Isomo rero twakuramo, atwigisha gutinyuka, nuko atwigisha gutinyuka Sitefano, kuvuga ukuri nubwo kwaba gukomeye. Atwigisha kubabarira abanzi bacu no kuzirikana ku bihe by'ijuru. Nubwo yapfuye, ubutumwa bwe bwarasakaye, ndetse Sawuli wari umwe mu bamwiciyeho nyuma yabaye intumwa Pawulo. Imana ishobora gukoresha amaraso y'abakiranutsi kugira ngo ahinduke abantu benshi. Birumvikana ko Imana ari ukuntu igira bityo ikaba yakoresha amaraso y'abantu benshi b'abakiranutsi kugira ngo ibashe guhindura abantu muri rusange. Dusoza iyi nkuru rero, turahamagarira abantu bose bakurikirana Goodness TV, nawe wese wifuza kuba nk'intangarugero nka Sitefano, mbese uhagaze ku kuri. Twibaza ibi bibazo, nimba uhagaze ku kuri, mbese uhagaze ku kuri nubwo byaba bigoye. Sitefano yapfuye nk'intwari, ariko afite icyizere cy'ibyiza byo mu ijuru. Reka dukomeze kwiyegurira Imana, tubaho ubuzima bwo kubabarira, kuvugisha ukuri no kureba ku gakiza kadutegereje. Rero mbibutsa kujya mukora like, subscribe ndetse na comment kuri Goodness TV, kandi tujye dusangiza izi nkuru zo muri Bibiliya ahantu hatandukanye, kugira ngo tugire buryo ki ubutumwa bwahindura abantu bakava mu bubata bwa Satani bakamenya Imana. Komera ku kuri nk'uko Sitefano rero yigeze gukomeraho, nk'uko yavuze ati mbona ijuru rikinguye. Imana iguhe umugisha wowe wakurikiranye iki kiganiro. Njye mwabanye nawe yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Goodness TV. Bifuziriza ibyiza birimo umugisha w'Imana. Shalom, bye bye.